Tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira Royal TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubuzima bwawe. Ni ikiganiro kibageraho buri munsi ku isaha y'isambiri zirenzeho iminota 20. Mwa muri kumwe nanjye Debut Console Iradukunda. Izo nyangingo zo kwimiyome rero ni nyangingo ziri mu bwoko bwa muscle bita ris cyangwa smooth muscles. Ugasanga urugingo rumwe rutangiye gukura uko rwishakiye, kigakura kikaba kinini, aricyo tuzagira tukita miyome cyangwa se ikibyimba. Usanga rero kiri kuri nyababyeyi ahantu hatandukanye. Hari ikiza kikajyamo muri nyababyeyi imbere hahandi umwana ajya, hari ikiza kikajya muri nyababyeyi mo hagati muri muscle zigize nyababyeyi, hari n'ikiza kikajya inyuma ku gahu k'inyuma cyangwa ku gashishwa k'inyuma ka nyababyeyi. Aho rero iyo umumama afite kubabara mu nda, afite kuva cyangwa se akumva ikintu kidasanzwe mu nda, nibwo agana abaganga kwisuzumisha, noneho bamusuzuma bagasanga afite ubwo bwoko bw'ikibyimba cyangwa se icyo twita miyome. Hari abantu bajya bavuga ngo barumva ikintu kigenda mu nda. Ese kuko byaba ari byo ko kigenda? Wenda abanyarwanda ntibavuze ngo mu nda ni kure, ariko iyo ikintu kiri mu nda ari ikintu kidasanzwe byanze bikunze hari ukuntu cyumva ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Miyome itangira ari ntoya utanabasha kuyibona, ariko nayo iragaburirwa nk'uko umubiri wacu ugaburirwa, ibona amaraso nk'uko ibindi bice by'umubiri biwubona, iranakura bitewe n'imisemburo iri mu mubiri w'umuntu. Uko igenda ikura ishobora kuba nini handi ushobora kuyikoraho nawe ubwawe ukayumva, kubera ko iba ari kuri nyababyeyi kandi nyababyeyi ikaba ifite aho ifashe, ariko nayo iranyeganyega mu nda. Kwa kunyeganyega mu nda mu gihe umuntu ahinduye position uko yararyamye, ashaka kumva hari ikintu kinyeganyeze mu nda ye. Ariko akenshi uzasanga bakubwira ngo bumva ikintu kigenda mu nda ari amara yararimo agenda mu nda, kuko amara yacu mu nda aba agenda kandi akoramo umuvomo. Ariko biranashoboka ko akubwira ati numva ikintu mu nda, numva ikintu kidasanzwe mu nda. Ariko hari ibindi bimenyetso bakunda kugira nko kubabara mu nda, ko nabivuze, kumva remererewe mu kiziba cy'inda, kumva harimo ikintu kidasanzwe, kuba ashobora kuva amaraso mu gihe kitari imihango cyangwa imihango yayibona ikiyongera cyangwa ikamubabaza cyane. Ariko harimo n'utagira ikintu na kimwe yumva, bakazabibona agiye kwivuza izindi ndwara, bamukorera ecography bagahita babona afitemo n'ibyo bibazo bya miyome mu nda. Ese ni ikihe cyiciro cy'abantu ikunze kwibasira? Ntago wahita uvuga ngo ni iki cyiciro cyane, ariko cyane cyane bikunze kugaragara mu bantu bari mu myaka yo kubyara, iyo twita age reproductive, guhera ku myaka 12, 13 gusubiza igihe abakobwa batangiye kujya mu mihango, kuzageza igihe cyo gucura mu myaka 45, 50. Usanga ari muri icyo cyiciro biri cyane kandi naho biteza ikibazo cyane. Nibo abantu mugenda mubabona ko mukurikije abarwayi mugenda mwakira, mubona ko ubwo burwayi bugenda buza ari bwinshi? Izo cases cyangwa abarwayi benshi barahari, kuko nkuko nabivuze buri wese ashobora kuba yabugira bitewe n'uko aremye cyangwa n'ibyo yahuye nabyo mu buzima bwe cyangwa n'inkomoko ye kubijyanye na genetique. Ariko cyane cyane uzasanga baje kubera bya bimenyetso navuze kare. Abo bava ababuze urubyaro, babyivuza bagasanga bafite ibyo bibyimba, abababara mu nda, abumva ikintu kidasanzwe mu nda, tugenda duhura nabo kenshi cyane kwa muganga, baraboneka. Hari aho bijya bihurira se no kubura kuba umuntu yabura urubyaro? Birashoboka, ariko siyo mpamvu yonyine mu kubura urubyaro. Ariko igihe babonye mufite icyo kibyimba, ubwabyo hari ikibazo cyo mu mutwe, kumva ko wabuze urubyaro ukaba ufite n'ikibazo cy'ikibyimba, wowe ubwawe uhita wumva ko aricyo cyabiteye. Ariko bitewe n'aho icyo kibyimba kiri, gishobora kubigiramo uruhare mu kubura urubyaro. Niba cyaraje kikajya muri nyababyeyi hagati muri muscle, kigatuma utuyira tuyobora intanga tuziba, urumva ko kugira ngo abone ku rubyaro bizagorana. Niba cyaraje kikajyamo muri cavite ya nyababyeyi mo hagati aho umwana yagombaga kuzajya, ibyo bishobora kugorana ko intanga zitambuka, cyane igihe zatambutse bikagorana ko umwana azaza kwicara muri nyababyeyi. Cyane cyane bishobora gutera iyo mpamvu yo kutabyara, ariko ikindi kigaragara cyane bishobora gutuma n'izo umuntu yasamye zivamo. Gusa icyo nibutsa ahangaha nuko abantu babifite, niyo turi kubavura tubabwira ko kubikuramo sicyo gitanga amahirwe 100% kuzasama niba warabuze urubyaro, kuko biterwa n'ibintu byinshi. Ariko nanone iyo umuntu agifite yarabuze urubyaro, kumwumvisha ko kigomba kugumamo biragoye.
sirituke kukivura cyane cyane cyangwa kugikuramo hari byinshi tureba. Hari icyo bita ibimenyetso. Hari ibimenyetso byihanganirwa bikavurwa n'imiti isanzwe, ariko ibimenyetso bitihanganirwa nko kuba uva cyane kugeza n'ubwo wakenera ko bakongera amaraso, kuba ubabara ku buryo udashobora kubyihanganira, cyangwa niba guha imiti isanzwe ivura usange bwa buribwe ntaho bujya ku buryo utakibasha gukora akazi kawe ka buri munsi. Icyo gihe bituma dufata umwanzuro wo kukivanamo. Ariko niyo wabuze urubyaro biragoye kukumvisha ko ugomba kugumana nacyo kandi utegereje urubyaro. Ahenshi usanga bivamo bakabyara, ariko nabo bivamo ntibabyare. Nanone nk'iyo mu buno buryo bushyashya bwaje bwo kugira ngo abantu bakoreshe uburyo bwo kubyara hakoreshejwe uburyo bwa tekinoloji bwaje, bisaba ko ibyo byose bishobora gutera imbogamizi bibanza kuvamo. Bivuze ko umuntu ashobora kubana nacyo ntihagire ikindi kibazo bimutera nta bubabare cyane rwose. Niba ubana nacyo kikaba size cyangwa uko kingana bitabangamiye ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukaba utava ukajya mu mihango nk'abandi, ku bw'amahirwe washaka ukanabyara, ushobora kukihorera ukabana nacyo, kuko abenshi icyo batinya nuko cyazavamo na kanseri. Ariko amahirwe yo kugira ngo ikibyimba nk'icyo twise miyome twasuzumye tukabona ko ari miyome kivamo kanseri ntabwo aba ageze kuri 1%. Icyo gihe rero nta bimenyetso gifite byo kukubangamira, turakireka kuko n'igihe kigera kikongera kikagabanuka cyangwa kigahagarara aho cyari kiri, ukazageza igihe ucura ntikigire icyo kigutwara, ukabana nacyo ubuziraherezo. Ese hari uburyo buhari bwo kwirinda iyo ndwara? Iyo ndwara urebye nta buryo buhari bwo kwirinda, kuko kuza nta ruhare umuntu abigiramo. Iyo wayibonye gusa ukurikiza inama muganga yakugiriye. Yabonye ko ashobora kuguha imiti isanzwe ukanywa, aguha imiti. Yabonye ko ushobora kubagwa, urabagwa. Yabonye ko ushobora kubana nacyo, ndabanga urugero nk'umuntu imyaka 50 utagikeneye kubyara akaba atava, kikaba kitamuremereye, ushobora kumureka kuko uko imyaka igenda ikura imisemburo igabanuka, nacyo gishobora kugabanuka. Ubwo ubana nacyo cyangwa kivurwa bitewe n'inama za muganga yakugiriye, binatewe n'ibimenyetso wagaragaje. Murakoze cyane. Mwabyumviye rero, ni nahanga dusoreje ikiganiro ubuzima bwawe twabateguriye kuri uyu munsi. Reka mbararikire kuzongera kubana natwe ku munsi w'ejo ku isaha y'2 z'umugoroba zirenze iminota 20. Muzamuri kumwe nanjye Debut Console Iradukunda nk'ibisanzwe. Mukomeze kugira ubuzima bwiza.